ndabaha fasha namwe hano mwamenye se bisabye kugira ngo umuntu amenye se bitese ni byiza amakuru ni meza ushize nza hano ukungura ko amafaranga yarimo asanzwe azagafata ibintu akandika akugize mangahe ngezemo reka ndebe mu gakayi sinago bikubintu ideni umuntu abagufitiye gusa ryihakanye wenda akubwa agutunze ngo ndikwihuta nende ideni byanjye oya uriya nimfa ntago yabiyobera reka nkarebe gira vuba ngayo nguko rero nubwo rwose mwumva ko ari njye nyiramakosa ariko nawe ntago niyo nayagira ntabwo nagira nkayo uyinguye yose ndabeshya kama ubundi twihutishije ikiganiro ngewe ari wowe uri umunyamakosa ari n'uyu uri umunyamakosa icyo tugendereye rero n'umuvandimwe wanjye turagira ngo tubunge nk'abagabo mwashatse mu rugo rumwe mukaza kwa data akabugururira urumva noneho nuko niba duhuriye hano ntabwo ari mu rwego rw'ubuyobozi nk'uko ndiba ndi umuyobozi w'umudugudu oya ubu ni gacaca ya famiye niyo turimo akaba n'ibyo rero twagira ngo wenda buri wese ase mu nshamake ariko mu nshamake ubunyobwa yamaze muri butike indagara amakara biri muri ibyo bifu byawe ubwo se icyo ni ikinyabupfura none muracyavuma ni ku buntu ntabwo mbyishyura uyu ni umuntu mushaka ko twiyunga ntabwo mbyishyurara hamagara nsaba imana muhamagare se muhamagare ko ari umukozi wawe n'umukozi wanjye noneho ugeretseho no kunyarira mu isambu ushaka umva kamari tugende nziyore none umva kamari mugabo nkunda bamugana ikiduteranyije ahangaha ngira ngo njye nawe twahagurutse turakizi sibyo kamari ndakumva njye n'umuvandimwe wanjye nk'uko amaze kubivuga turashaka kugira ngo tubunge iri ni ishyano ryaguye muri uyu mudugudu yagize ngo ntabyuze mwabagabo mwe turagira ngo tubunge ibyatambutse byaratambutse ariko turashaka ko mugaragaza isura nziza nk'abantu mufite abagore b'abavandimwe iyi nkuru nigera iwacu bizagenda biti niyunga n'igikeri nyamabondo ariko mane ni wanjye noneho mabondo aha ni wanjye njye se nta wanjye ngira none se ariko ubundi reka ngo ubundi arindagira urwitwazo ngo nagiye kunyara mu murima we igitsina cyanjye kirona nari ngiye kukonera ariko se nimureke mbibarize mwakabyaramwe ni ukuri kw'Imana mutubabarire urumva turabizi ko turi abagore banyu kandi nanjye ntabwo ngaragaza ngo nuko ngo ndi umuyobozi nimureke twumvikane ahubwo turabona mugiye kugira gute gusubukura ibikorwa byanyu byo gutongana no kuduharabika yanjye ngira ikinyabupfura urabizi ahantu hose akire nicyo dushaka rero ngenda kigenda ariko rukuza no kuntukira wanjye ngo bibyuse byanjye bikinije noneho urumva se mwenyema kama urumva nawe urumva ko ngiye kumubwira ayo magambo gutyo urukoza so ntabwo ari byiza ubu ngubu nk'abana bazumva ngo papa wuyu na papa wuyu ngo umwe ngo yihagaritse ngo mu murima wundi n'undi ngo ni vuga kunya no kunyara kigira umwanda gite oya umva kandi reka nkubwire iyo nza kuba aho nyayi hapfa imbegeri
wari kugenda umbwira ngo nze nyare no munsi y'urugo iwawe ahantu hose ngende nzihanyanyagiza none urimo kutangira ukazana ibintu nk'ibyo umva uri nta munozo uvuga ngo urabona ko tutari ni 24 24 gusa yankwaga ibiki oya yarazaga hari abagurira hari abagirute hari ibyo aza gufata reba nkangaha gaki ibi ni ibintu yafashe nyine nk'umuceri ibiro 3 isukari ajyana mu rugo buri kwa jano nyine igihe haca atambuka agafata akantu gusa yanze kukwishyura byagenda gute oya rero ntabwo yakwanga kunyishyura ndabizi turaziranye kuko hari n'igihe ajya buriya agera no mu 50 akaza akayanyishyura nta kibazo ntabwo byoroshye 24 sasa rero ngiye kuguha 10,000 kandi ndakwa ku telefone ufite momo pay ndayifite nta cyangwa hano mu cyana ntabwo momo pay iraje dutangiye gutera imbere ariko se ntabwo ubona n'abakiriya bari kuza gutura inaha ngaha nta kibazo ni ukuri k'Imana dore ni 10,000 noneho kabona mu cyana wasaga babanza ugasoma amafaranga se oya nangiye kureba uhita ubisiba nkubona nkureba atazaza ukamwishyuza ayandi okay wambwira nimero 0 8 3 4 5 6 7 nizo ngizo Sabiri ubwo yagezeho telefone irimo hariya nta kibazo nizere ko birarangiye nta kibazo ubu rero niko nkomeza urugendo none se baba bakwitanye izina ryanjye barazifata ariko byaba ari byiza uri nyibwiriye nta kibazo sinyapfa kwivuga kubera ikimuhonga mitwe yawe uburyo yakwivuga koko papa yarangishije mu ntikivuga rero igihe azagarukira hano uzamubwire akubwire izina ryanjye se umuntu w'umusore nkawe agira amasoni yakitse kagaragara noneho ukanigendere ndabona wagize amasoni yo kuganiriza n'abana baba baje oya ariko nyine hari ikintu ashaka kukubwira ndabambwira ngo uteze amatwi shana ukuri kw'Imana ni ukuri kw'Imana uri mwiza ariko mana ubwo si bibonye ni ukuri kw'Imana bose ninde utabibona uzi ko muri uno mudugudu wose uramutse uzengurutse ukajya no muri Nyarubande pfiriya mu kabande muri Nyarubande harahepfo ukazenguruka nta wundi mukobwa usa nkawe niwe muntu wa mbere sinzi kabisa niba i Kigali musa gutyo simbizi wazagezeyo se kabiri shana ukuri kw'Imana mbonye umuntu njyanaye wazanyijyanye yose umuhanda wanze ntabwo wawubonye nawe wagenda gusa pe nicyo ngicyo nashaka kukubwira icyo cyonyine nguri mwiza ukuri kw'Imana pe uzagabanye isoni maze ubivuge undeba amaso ku maso cyangwa se ihindukira undebe mu maso ku maso maze ubimbwe bikundeba njye nta soni njye ngira oya nyine none se tukwakiriza gaki harimo utuntu sinzi tunimbe wakemye amasoni yakwishe ni isoni nigeze akagombye kuko ziri kwica tugiye mu mujyi mwebwe wagira ngo sinzi nyine genda nzanira ko bigiye kunyikiriza ndebe
genda nawe umitiremo nk'akantu kawe kankwiye. harimo ikigage. Iki? Ikigage. Harimo n'intuza, sibyo? Harimo n'agatobe keza bita marokero. Genda ikibuno cyemereye. Nyine uratoranyamo, harimo na fanta, harimo na byeri. Genda uzane ikinkwiriye. Icyo we nawe wakakiriza umuntu uje hano. Sawa. mureke guterana amagambo. Nje nta kibazo mfite. Oya nta kibazo ni Rwabagabo gikeri. Umva urongera kufunza ni wanje ndakushe. Umva ndaguhenura nk'umujugunye aho ngaho. Impangu yibanze hari. Aha ni wanje wese iri vupre. Aha ni wanje. Nta soni. Tubabarire ihangane. Nafata kutagashibura. Umva reka mbabwire. Watujije. Sibyo nakubwira. Nsubi yarashaka ko twiyunga cyangwa urimo kushaka gukurura ahubwo inzangano za. Noneho umva. Ariko nimureke mbabwire. Icyaduteranyije ariko kama icyatuzanye hano iki wacishije makeya tukumvira umbaze nkubase ariko wibuka ko twicaye nubwo ari kwa muramu wanjye ariko ni mu rugo rw'abandi. Yes. Ihangane rero. Ngiraho Ihangane reka nkubwire wa mugabo mwihangane mutubabarire nk'umuvandimwe wanjye turi abagore banyu ariko mureke tubunge. Okay, njyewe reka mbabwire nta ibyabaye byarabaye. Nje ntakunanisha. Ibyabaye byarabaye. None se n'umutima wanje wose nimba wumva naraguhemukiye mbabarira ibintu byose birangira. Nicyo kandi reka nkubwize ukuri niwongera kubona muri ino karitsiye njyewe nteje akaduruvayo ubu ngiye kuzajya ngenda nk'intama. Ideni ariko ideni ageretseho n'umwanda. Umva reka nkubwire mu murima wanjye. Umva mwenyema uyu rwose naye namaze kugirana nawe ikiganiro twari twamaze kubyumvikana ko agomba guca bugufi ndagira ngo nkubaze wowe ntacyo warobanje kurana n'uyu mugabo we nibura ngo nawe waze erega twagiye kuzanga twabiganire kandi iki kintu kugira ngo cyo kwiyunga uzi ko nawe nagutumyeho umwana byo byose icyo kintu nshaka ko kiba ndahindukira uyu Kamari turabiganiraho ubu twaturutse mu rugo nicyo kituzanye tuje kugira ngo tubunge ibyahabaye byose bishira kuko umudugudu wose niba barabimenye iyi nkuru kuko nabibabwiye nigera iwacu abaturage iwacu ariko mukeneye yuko sobukwe na kwa nyirabukwe basabye ibyabaye cyo rero ni mucyo birangirira ahangaha ni mucyo tuganire abagabo turi abantu bazi ubwenge birangirira ahangaha none se ariko urabizi reka nkubwire Kamana kandi wa mugabo naje twabyumvikanyeho cisha make ibyakozwe byarakozwe inkomanzi y'amantuza ngira yitarukiriza Mana yaremye ijoro neza ariko se ko numva utava ku izimu gikomeye wacishije make uyu urabona atacishije make isambu yanjye niwe se oya ibyo erega ibyabaye byarabaye ntago yaguhakaniye ko bitaba niko zirangura ubutunze ntabwo tuvuga yuko amantuza yabyo uyajugunya ntabwo ajyana mu murima ntaswe ngiye wihagaritsemo iyi nkomanzi yayo irayitarukiriza. Okay, none umva nakubwiye ngo tubyihorere njyewe ibyabaye byarabaye birangirira ahangaha tucishe bugufi reka urakoze urakoze ndumva naguha n'amashyi oya avuze neza uko ndeba uko hanyuma se ca bugufi ngaho ndo urabyemera yewe burya umuntu w'umugabo yonyine kuba abyemera icyo kintu kandi nawe ca bugufi naje twabyumvikanye uzaranguza iki uzaranguza iki ariko amafaranga ni ikibazo amafaranga yanjye ni ukuri kw'Imana ni umuzi urabizi amafaranga yanjye nta kibazo kandi ntari biryanjye n'uyu mugabo atunze mwene mama ngo ntari ntatunze none se kandi yigeze agira ati mukagira Imana none se nigeze ngira ngo hari ikibazo se dufitanye byibura ku byo utavuga aho niho nanjye nibaza n'ukuri ihangana ariko niba wowe nawe mugirana ibyo yuziga by'uvuguziga no mu maso y'umugore we ngo ntari bibyawe ntabwo bifashe nabi rwose reka tubanye neza ntabwo nabifata nabi rwose sinzi ahubwo sinzi ibyo undi usibye wowe w'intumva wagira ngo ntuza ubundi umuryango wawe hari ikindi kibazo dufite aho ntari buriya bahari
kama aho ntari abahari kama kandi wabona bageze mu rugo bagacyambirana atunze kandi tuze mwene mama guharanira amahoro. izina ni ryo muntu gike ndakumva reka batwumve urakoze nuko ariko so akira oya nuko mugabo mwiza umva urakoze cyane nuko kw'Imana urakoze urankoreye none sifatemo nuko kw'Imana ni ukuri ndabigushimiye kandi nonese kare kose hari icyo twakagombye gupfa. oya ubu turanezerewe natwe ni ukuri ubundi ndahariya wabihe nari he umukobwa wawe basa n'abasuhuye ngo bakire n'umushyitsi ariko situndi ubwo simbizi reba murebe ntabwo nakubwira ngo ari he gusa kuva twajya muri ibi ntabwo nigeze numva avuga ntabwo mbizi. ubu tuvuge ko ntawe uri hano wa mugane ko birashoboka ko ntawe uri hano kuko yaba ari hano aba yasohotse akaza imva ibiri hano no mu gikari uba nkawe naho ubundi kama ubwo nawe yagiye kunya mu isambu yanjye. oya kama reka umva kama umva ngubwire se kamari ngundi bagira umwanda bate muzi n'ikindi ntabwo nasubiza nk'abanyadari ahubwo umva mugore nyamuneka uhindure vuba kugira ngo aba nabo batashye. reka murebe bakire n'umushyitsi. sawa mama kandi ngo ni kwa mwene nyoko baguhaye iki? oya umva turabanyuze. reka nkubwire uzi umugani baca mu kinyarwanda haba isanganwa nk'amagambo urakoze wapfura. aha oya ntago ari ryangara ryanjye iyo ugenda urangara wajya ugenda mu nzira ureba ko wagiye inyuma urareba hariya hirya niwe urimo kujya we navugaga zamfitason oya ntago ndi mwihangana noneho uretse gato nkubwire kandi nkurikije indoro ugenda ureba ako gike burasa wari bagara niho wajyaga gike kureba nibibaho ntago ninjije kukureba jewe izi mpamvu ngiye kukureba niwe warayobye urusinga rwo hano rwabuze ruguru ubujura ntabwo reka jye niba ndakora ntubizi ari akagabo kibara hepfo ningafata imbomo umva soboretse kugenda gike za invitation z'ubukwe zikansoringe ngo nguke ahubwo none ubu umeze nk'umuntu washije iduka nta silence ngo kubera iki umukobwa wawe nsabiri umukobwa aramukikiye ubu none Imana namusoma ahubwo araza twite kansoringe mvita ahubwo ugiye guseba wabere gike wewe kwe guhiga inkuna ahubwo ndavuze ngo invitation zihorere wabibonye hano we bara nk'uwashinze iduka akazamo inkongi y'umuriro nta silence afite wahiye pe ibintu mbonye aramukikiye yaramusumwe cyane uzi n'ikindi sabiri we gike udaseba ahubwo bwira abaturage ko bateye baza mu birori shakoresha nawe warabyaye kweri gike ndakubwiye ngo nakubwiye ngo naza agacamo iminsi ibiri tutajya guciragura ndaba nsinzwe aratwituba ahubwo warabyaye gikeri we ngo warabyaye ahubwo uri mu mazi abesha ndarutwitse aho ndamvitasi urazisubiza gikeye imbere wampereye na gatapure wandiye ubu sinkwishyuye genda usebe invitasi ninde watwerera hano urahomye ahubwo se sabiri nyagusabe mbwa amaso ntasoni siki ntasoni sha ntasoni ubwo rero bakubwiye yuko ndimo kuza ubu tuza kwipimishwa amakara darira sohoka mbabara ntunyinjire muri botike ngo guki ari hehe umwana wanjye ari hehe umwana wawe se ndamuragira we utangiye kunkora nk'igikeri wowe umva reka nkubwire rero ntasoni darira ndavuga ngo sohoka mbabarira ntunyinjire muri botike ndayinjiramo se binavuga ndayinjiramo binavuga gikereka mbanze nkubwire mwaramboneranya hano mu mudugudu umuntu wese azageza aceka ku izina ry'Imana nagura ubwinjiramo hano ngo kubera iki se ko umwana wanjye ari muhangaha darira ni ibicuruzwa hano nturuza kugira ngo uze kumva rero nimba atari igicuruzwa ahangaha akoresha ibyo we wakwibesha ukanarinkoza we umva darira so umva nkubwire gice gike
we usibye n'ibyo ngibyo ngwino izina ry'Imana reka nkubwiye ngaho no kugira ngo byeme gike izina ry'Imana urengamo ugira uharenga umva nkubwiresha baravuga ngo imitunu y'ibikeri ntabwo byabuza inka kunywa amazi noneho kugira ngo wumve ko ari ibitunu wongere usunutse wungeramo hano reka mbanze nkubwire umukobwa wawe ntabwo muragira ntabwo ari ihene nta nubwo ari nk'inkoko nimba akosha kumbe gutuza urabona karebe nyine karebe oya none nimba mwaguturitsa ntabwo mwari mwicaranye murimo gusangira bombo ubwo si ibyo bihubuzanye uvuga ngo tuba twicaranye mbe mfangiye kina kandi shamba nkubwire gerageza ujya kwigira kashoboje shasabe ibyo ujya kwigira kashoboje mwaramboneranye murakabye namwe muzi ko ngo muzajya muza mubwira asohoka mubwira hano ndamuragira mubwira ngaho ibyo wikarakasamo ntabwo mubwira sohoka ajya hese umwana wanjye wowe nasoni wagerageje ariko ko niyo wanakubita mu jisho icyo ngicyo kitanambabaza vugisha ukuri kubitamo sabe ako sabe buretse nkwereka sabe ujya kwigira kashobuja wigize akara kajya reka nkubwire gike urabizi ko nkuba ahubwo kugira ngo unabyemere ishyura amafaranga yanjye ejo bundi unarinzwe niyo nkubitwanga kubera wowe ishyura amafaranga umukobwa wanjye ni ingwate nyishyura ni ingwate ingwate se nyiki wamugeze ingwate kubera amafaranga so ushatse kuzana ibintu by'amahane uzakoze kandi sabe ya hano ni kwande ngeze amahirwe muraje wangize amahirwe muraje sawa none ubigiye gukemuka hano ni kwande nimba ari kwande sangani ni muroroferera ku buryo umwana wanjye aza iki wakwibeshye se nagize gute ubundi wanashoboje njyewe umukobwa wiwe yaje guhaha ngaha arahaha anyaka ibyo yaraje gutora arabitora aragenda ansanze aha ngaha ashaka kuza kunkubita noma none kubyo utashaka ngo murebe winjiremo aho ngaho ntundabe kubera cyangwa kwanga sorte vite se namunagana sorte vite ni nyoko sorte vite ntasone kandi cyangwa nkubwire twari tumaze kuvuga nangu icyo mu rugo iwanyu ntacyo mwantwara shaka gikeri reka nkubaze ubundi uteye umuhungu wanjye uramushakaho iki ndashaka umukobwa wanjye urimo aha ngaha namubonye nimumbabarire ndasaba ijambo ndagusaba ijambo tuza kamari ntabwo uri akamari mari kakandi abantu bakubita ntabwo uri umugore umukobwa wawe turahuye aza duhuriye hariya turahuriye mu nzira tuje ahubwo twari dutegereje aho wari uri turakubura kuko wagenjeje make kuko uvuye mu rugo nturi umuyobozi ubu ni ngenda namusanga mu rugo ntabwo uri umuyobozi uvuye mu rugo twumvikanye cyangwa mucemo kabiri urugo rwanjye wari ucamo nde kabiri ariko si mwo ucamo nde kabiri none nita nguhoberanya reka mbakiranure reka mbabwire reka mbakiranure neza reka nkubwire gikeri umva gikeri umugore wawe amaze kukubwira ko umuhungu wanyu duhuriye hariya bigaragare ko murimo kubeshya ni umukobwa wanyu none wowe uje kuza kumvagira niza turebe ntiza wawe mama urarimo nkubitira byibura mpereza mbahana n'iryo ngiye mbahafi nkubitira cyangwa nanjye ubwo ndahita nkazirika ubundi ko nta muntu wasangira nawe ariko wari uzi n'ibindi nsabire bahafi ndabahafi fasha muyobozi ibyo wakora byose kuyobora abasazi umeze uteye ntiwamujyanye indera hano ni muri karere ururimi rwawe yahagarara n'urundi mureke yongera amaruka ihangane namufasha umva kamini namufasha nkwereka kama umva kama ubundi bahaye ni igitagatangaza no kwimana umva sabi bahafi sabi ngwino hano tumuhende mugende mu nzu ngende nkurikirane ndebe kuri ya muntu mugende mu nzu ariko nagatangaza basi mwihangane ibiceri mwagiye mu mazi koko njere kugize amahirwe sha
ukajya mu mazi ugahura n'ingona wagikerewe mureke sabi waretse ikajyana ibikeri mu mazi ingona wati tugenda mwihorere wati tugenda ariko azongera agaruka